Nona muri Uganda, General Muhoozi Kainerugaba bongeye kuvuga ku butegetsi bwa Uganda, yemeza ko vuba ngaza perezida ndetse natangaza yuko agiye gusura perezida Kagame Kigali. Umugaba kuri ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba yongeye guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutangaza amagambo benshi bafashe nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'icyerekezo cye cya politike mu gihe kiri imbere. Mu butumwa kize ku rubuga rwa X kuri uyu wa gatanu, General Muhoozi yavuze yuko nubwo ubu ngubu ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yizera ko vuba ngaza perezida wa Uganda. Yagize ati kuri ubu ngubu umugaba mukuru w'ingabo gusa, ariko umunsi umwe vuba nganza perezida wa Uganda kandi nzamagara wanjye perezida Kagame na mukuru wanjye Kisekedi dukemura iki kibazo. Amagambo kandi asakura ibitekerezo byinshi haba muri Uganda ndetse no mu bihugu by'akarere, cyane cyane kubera ko ikibazo cy'izungura ry'ubutegetsi muri Uganda kimaze imyaka myinshi kivugwa mu nzego za politiki. Mu butumwa bwe Muhoozi anongeye gushimira umubano afitanye na perezida Kagame, aho yavuze ko yifuza gukomeza kuganira nawe nk'umuvandimwe akunda kandi yubaha. Yagize ati umunsi umwe vuba nganza bamvugisha Fande Kagame nk'umuvandimwe wanjye nkunda. Hajye bidagije General Muhoozi anatangaje yuko afite gahunda yo kongera gusura u Rwanda mu gihe cya vuba, aho yavuze ko yifuza kubana na perezida Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ati nishimiye gutangaza ko nzasura Fande Kagame na bene wacu mu Rwanda vuba. Aya magambo kandi aje mu gihe Muhoozi amaze imyaka myinshi avuga ko bashobora kuzasimbura se perezida Yoweri Museveni umaze imyaka irenga 4 ku butegetsi bwa Uganda. Ibi ni nabyo byatumye havuka igitekerezo kizwi nka Muhoozi Project, umushinga uvugwaho cyane muri politiki ya Uganda, bivuga yuko ugamije gutegura ihererekanya butegetsi hagati ya perezida Museveni mu ngo ya Muhoozi Kainerugaba. Ijambo kandi ryatangiye kuvugwa cyane mu mwaka 2013 nyuma y'amagambo atangajwe na David Sejusa wahoze mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cya Uganda. Sejusa yavuze yuko icyo gihe hari umugambi wari uriho gutegura Muhoozi kugira ngo azasimbure se ku buyobozi bw'igihugu. Nubwo ari ubuyobozi bwa Uganda bwakoze guhakana ko hari umugambi nk'uwo, ariko ibikorwa bya Muhoozi mu gisirikare ndetse no muri politike byakomeje gutuma benshi bibaza niba koko uwo mushinga utari uriho. Mu myaka yashize Muhoozi bamwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu kuzamura umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda nyuma y'igihugu byombi byari bimaze bitagicana waka. Muri 2021 yagize uruhare kandi imigano byafashije kongera gufungura inzira z'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ibintu byatumye yubahwa cyane mu Rwanda ndetse no muri Uganda. General Muhoozi kandi ruke Kigali muri 2025 abajyanye ibiganiro n'abayobozi bakuru ingabo z'u Rwanda ndetse n'abona na perezida Kagame. Imbere yaho kandi yari yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida Kagame mu mwaka wa 2024. Kugeza ngo natangazwa riragaragaza igihe cyazasura u Rwanda, ariko nyamara amagambo yakomeje gukurikirwa cyane abasenguza za politike mu karere. Mu gihe perezida Museveni akomeje kandi kuyobora Uganda, amagambo ya Muhoozi ngiye gutuma impaka zigaruka kwa zaza w'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse no ku kibazo kimaze imyaka myinshi kivugwaho cy'izungura ry'ubutegetsi muri Uganda. Icyakora kugeza ngo na gahunda ya leta ya Uganda iratangaza ku mugaragaro ivuga ko Muhoozi Kainerugaba azasimbura perezida Museveni, nubwo amagambo ya nyuma atumye benshi bongera kwibaza niba igihe cyo guhinduranya ubutegetsi muri Uganda kiri kugenda cyegereza. Ngahe ngukorera ni isoko y'amakuru mwumvaga n'amakuru mwateguwe na OBTM News Studio, mwagizwe nanjye Mwinyabari Obedi. Time News.